tubwire ikiboneza mvugo niki? Ikiboneza mvugo yaravukiye muri Kongo ntabyo ashobora akutse ubitebye Tonde wiseka cyane ngiye nawe ukomeza ikiboneza mvugo nuko boneza imvugo Kuseka cyane mzee arakubise mzee urakubitirwa jewe mfite amahane cyane kubona abana byaba byagenze gute kugira ngo amaja aburi bitotse iyo umuntu yankoze mu mutwe ubu ntabwo uri businzire koze ku ngofero ndasinzira oya na bifu mfitanye n'abantu twakoranaga uretse wenda kuri Excelage twagiranye akabazo ariko mu minsi iri imbere nzagenda mfukame nsaba imbabazi nabonye na metere Bahizi yari amaye urugero yagiye gusaba imbabazi nanjye mu minsi iri imbere nshobora kujyaho ngasaba abakunzi ba Excelage imbabazi usaba imbabazi z'iki rero bo imbabazi nzasaba saba mugani buriya n'iziki koko nzazisaba nyine ariko ngewe ntabwo nzi impamvu zaba ndi kuzisaba nzazisaba nyine kugira nyine ngo ibintu bigende neza nongere nsubire ku kazi fresh ariko ubundi nge ntacyanishinja nta na kimwe kabisa seripe ni ukuzisaba nyine z'ububwa ziri aho ariko ntacyanishinja rwose aho nzazisaba nyine kugira ngo nkomeze mbone umugati ni nka bya bintu ngo nababurana n'umuhamba mbese bose niba guhemba ni ugupfukama nyine ukazisaba kugira ngo usubire ku kazi uzasaba imbabazi bikiwe ku mutima cyane n'ubusambo n'inzara ni ukubera inzara kugira ngo nzarita kwica